imfungwa ubushize nabwiye abantu sinzi niba barabyumvise hari igihe kigiye kujyana Bibiliya kuyigendana biba bitemewe yego turabyemera mwaze bose byarahanuwe niko bimeze rero none agendana Bibiliya bereye icyaha ubu Bibiliya igiye guhenda ku buryo bushoboka ku buryo nta muntu uciriritse uzayigura yego n'ubundi Bibiliya yarahenze kwegeze muri 20 kandi yaraguraga muri 6 yaraguraga 4,000 ese kuki bazigurisha ubundi barazigurisha kandi byanditseho ngo iki gitabo ntikigurishwa none ese wageze ngo muri Imana ibivuga barya imitungo y'Imana nabo barimo dore iyi nawe ifite ayikomereho Bibiliya yera wowe ifite ayikomereho kuko igiye guhenda paze kandi uyigura nanjye uzangurire kuko igiye guhenda ku buryo bushoboka iyi ntabwo nayiguze ni umuntu wayimpaye Imana imuha umugisha ahubwo abakunzi bacu komeza babona bidakunze bakavuga bati reka twimuke ku butaka bwa butaka nyine bubahe ikivumu ukava kuri bwa butaka ugatorongera ukagenda ukagenda ukazajya za Uganda ukajya mu bindi bihugu ngo urimo urahunga umuntu utaragize icyo gutwara ahubwo ari wagize ute ntakihanganye mukareka kuruhira ubusa mukareka kuba ikivumwe mukareka kuba ikivumwe mukareka kuba ikivumwe Imana y'amahoro ibarengere kandi ubuzima ari ibyambabaje ari iki ntabwo igihe nkirimo cyo kubabara inshuti zanjye mwikivunira ubusa ubundi mu gihe cy'umunezero igihe cyo kubabara Imana yashyizeho iherezo naho wavuma naho wavuga naho wagira ute uraruhira ubusa singuca intege komeza uhatane n'ibiguhatana n'ibyo uhatana nabyo ariko icyo nzi cyo gusa ni uko uriho uraruhira ubusa uraruhira ubusa yebwe ndimo ndabwira rero abantu bazamuka imisozi bajya kuzirika ba Kayini abo ngabo nibo ndimo mbwira ba Kayini rwose babaye benshi murekeraho iminsi yanyu yarangiye abantu bajya kuzirika ibintu by'abantu muzirika ibiki amashyari niyabishe niyo mpamvu heze ku musozi ntacyo ugeraho kubera ishyari urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Pasikari ngo azabura umugisha urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Delphine ngo azabura umugisha urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Mugabe ngo ntazagire icyo ageraho reka da ucakoba Imana igaca kanzu bivunika rero ubuzima Imana ejo yambwije uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi yego Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpaye kiruta icyo nakwihangana yego abanzi bifuza ibyiza kandi bifuriza abandi bibi yego dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe nzahahishwa nzaba igicamuke aho yisubiriyemo n'inzererezi mu isi kandi uzambona wese azanyica Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7 kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica komeze nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'uburasirazuba bwa Edeni
kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Enoke, yubaka umudugudu awitirira umwana we Enoke. Enoke ni wandi wagiye mu ijuru adapfuye, umwana wa Kayini. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho mudukurikiye muri hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa cyangwa se umukozi w'Imana dukunda kubana. Reka tumusabe kugira ngo abasuhuze kandi yongere abibwire. Mbaho neza cyane, Imana amahoro y'umugisha. Amazina ni yandi, nitwa Mugabe Eric. Ndizera ko abo tumaranye iminsi tubana muranzi, keretse wenda waba arebye kuri iyi cano vuba, ariko benshi baranzi, inshuti zanjye benshi baranzi, turasengana, ndabakunda. Nimunkunda rero mukankundira Imana, nanjye nzabakunda. Nimuvuga ibyiza by'Imana ikora, nanjye nzakomeza kubana namwe, cyane cyane mboneraho n'abantu nagiye nsengera, abari bamaze igihe kinini batabyara, barabuze urubyaro, Imana ikaba yarabahaye gusama bakaba batwite. Ntimukampamagare gusa, mujye mubishyira no muri komantere kugira ngo mubashe no gukomeza n'undi wese wagize icyo kibazo. Ni byiza rero mujye mukomeza. Hari n'abarwaye uburwayi bukomeye cyane nasengeye nabo barakira. Mwese mujye mugira mute, mujye mubishyira muri komantere kugira ngo n'abandi bose babone ko Imana yacu iriho ikora imirimo n'ibitangaza, kandi Imana igira neza. Mukomeze rero, mujye muba maso, dusenge. Suko ibiduhiga byarangiye, suko ibiguhiga byarangiye, ariko dukomeze kuba maso kugira ngo Imana mu gihugu cyo mu ijuru idushyigikire, ibane natwe. Mujye mukomeza rero musenge, kandi ikiruta byose mukomeze no kwizera. Nk'ubu hari umubyeyi nasengeye wari umaze imyaka 12 yarabuze urubyaro. Ejo bundi yampamagaye ambwiye ko atwite. Hari n'undi mugabo wampamagaye ntibuke izina neza, arimo ashima Imana ko Imana yahaye umudamu we gusama. Bari bamaranye umwaka wose bakoze ubukwe, akaba atwite. Ibi byose ni amashimwe Imana. N'abandi benshi arabakiza uburwayi bwari bukomeye, bari bari kwa muganga nasengeye bagataha. Hari abari bafite ibyifuzo by'abana bagomba kujya ku mashuri, barabuze uburyo bagerayo kubera amanerevare ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri. Abo bose Imana agiye bakora imirimo n'ibitangaza. Mujye mubyandikira muri komantere kugira ngo namwe mukomeze abandi bababaye. Ni byiza cyane Imana gukorera ikintu, uvuga imirimo n'ibitangaza y'Imana, uvuga imirimo n'ibitangaza n'Imana. Abenshi twari tuzi ko tuzajya tugenda tugashima mu nsengero, tukagira dute, tukavuga ko Imana igira neza, yagize icyo ikora. Ni byiza ariko insengero naho mwari muzi ko insengero zigize nimusenge, naho nimudasenga bigiye guhagarikwa. Urakoze. Mbere yo gutangira ikiganiro, reka tubanze dusenge Imana. Imana igira neza, ntakibasha kurongora imigambi yawe. Ndakwinginze kugira ngo witwe Imana ubane natwe. Turararikira abantu bose kugira ngo bakurikire icyigisho, kandi Uwiteka ubahereze umugisha. Uturinde, turwanirire, turinde imigambi y'abagome ndetse n'abagambanyi. Umwuka w'Imana ugiye kukiduha nawe umugirire neza, kandi utabone mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Eric Mugabe, mbere ko dutangira ikiganiro cyangwa se ikibwiriza cyacu uyu munsi, reka ngusabe kugira ngo ubanze utambutse nimero yawe ya telefone. Maze iminsi abantu bampamagara bati nimero ya telefone tuyibona. Ndibaza ntese yaba harimo ikiganiro ngo bakirangize, niyo mpamvu nafashe icyemezo cy'uko nimero yawe uzajya uyitambutsa imbere kugira ngo abagukeneye babashe kukubona. Nomero yanjye ni 0782 966 9 7 kanyasubiremo namutayumvishe neza. 0782 966
9 7 41. urakoze cyane, reka tukwakire utugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe uyu munsi. Murakoze cyane. Reka dutangire dusoma ijambo riri mu Itangiriro ibice 4 umurongo waho wa mbere. Itangiriro ibice 4 umurongo waho wa mbere. Dusomere mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Komeza. Arongera abyara murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwayo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. 5. Maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nukora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. 8. Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se, umurinzi wa murumuna wanjye. Babone muri Kristo Yesu tugomba kuba bakuru tukaba n'abarumuna, ariko ibintu byarivanze. Twabaye nka Abeli, twabaye nka Kayini. Nta muntu ukifuza ibintu byiza. Umuntu arakubona usenga akumva ko mbese utasenga, akumva ko ariwe wasenga. Nk'ubu Imana yarutse kunyereka umuntu w'umuhanuzi uri munyirukankira imisozi, ariko azirukanka no kugaruka bimunanire. Akwirukankira imisozi akuvuma cyangwa gusengera gusabira umugisha? Ansengera kugira ngo ahubwo niba ari ukunsengera ku Mana ntabwo byoroshye. Ntabwo muvuga ngenda muzi, none se mukubwire ko atari wowe. Oya nsinzana muvumbe, none se ndamuvumba, ntabwo njya mvumba. Ansengera ngo mbese ngo ncike intege, ibitero akanyurezaho ibitero, ariko Imana ikambwira ko bigarukira hariya ku rugi hariya. Dore kibi cyose ntabwo kijya kirenga hariya. Kibi cyose ntabwo kirenga hariya. Ubundi hano haza ugomba kuhaza kubera uburinzi bw'Imana buhari. Ugomba kuhaza niho haza kubera uburinzi bw'Imana buhari. Ariko abirukanka imisozi rwose badusabira nabi, nagira ngo mbabwire ko murarushywa n'ubusa. Agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga harya, niko bajya bavuga. Uko biri kose naciye muri byinshi byahigaga ubugingo bwanjye, ari byahigaga ubuzima, ari ibyambabaje, ari iki. Ntabwo igihe nkirimo cyo kubabara inshuti zanjye, mwikivunira gusa. Ubundi mu gihe cy'umunezero, igihe cyo kubabara Imana yashyizeho iherezo. Naho wavuma, naho wavuga, naho wagira ute, uraruhira ubusa. Singuciye intege, komeza uhatane n'ibiguhatana n'ibyo uhatana nabyo, ariko icyo nzi cyo gusa ni uko uriho uraruhira ubusa. Uraruhira ubusa. Yebwe ndimo ndabwira rero abantu bazamuka imisozi bajya kuzirika ba Kayini, abo ngabo nibo ndimo mbwira.
ba Kayini rwose babaye benshi, nimurekeraho murekeraho, iminsi yanyu yarangiye. Abantu bajya kuzirika ibintu by'abantu, murazirika muzirika ibi, amashyari niyo abishe. Niyo mpamvu uheze ku musozi ntacyo ugeraho kubera ishyari, urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Pasikari ngo azabura umugisha, urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Delphine ngo azabura umugisha, urirwa wirukanka ngo ugiye gusengera Mugabe ngo ntazagire icyo ageraho. Reka da, uca koba Imana igaca akanzu, wivunika rero. Ubuzima Imana ejo yambwije, yarambwiye ngo abantu bari baziritse ibintu byanjye byinshi, ndetse n'aya modoka Imana yambwiraga igiye kuyizana. Uzi bararuhira iki? We wirutse imisozi, wirukanse ngo wageze Akanyarira sinzi n'ahandi ngo ugiye kujya iyo ngiyo za ntuza, niba ari za Mageragere, hari Mageragere, hari n'undi musozi ngo uri ntuza hano Rurindo, naho ngo ugiye kugeraga. Amakuru mba nyafite, aho uzajya hose ahubwo hari igihe uzagenda ntugaruke. Nushaka usaba Imana imbabazi, kuko hari aho uzajya rwose ntugaruke, uzatega moto ntuzayivaho, ntuzagire iwawe. Senga ahubwo Imana ikubabarire, kuko kunyirukaho nushaka ubyihorere. Ese nzakwiruka ariko ibikwirukaho birahari. Senga Imana rero ikubabarire, nanjye ndakubabariye. Si byo rikora? Kubabarira si byiza? Nanjye ndakubabariye rero, ndakubabariye ariko ntuzongere ukundi. Dufite Imana yacu, Imana yacu iravuga. ahantu tumaze dushyireho indi mirongo, urakomeza n'ubundi nanjye niho nkiri. aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe Yego, rirantakira ku butaka, none uri ikivume, ubutaka uri noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo bwakira amaraso ya murumuna wawe. Ihangane gato isubire inyuma kuri 11. Nongera usubiremo kugira ngo abantu babyumve. N'abo bose batwirukaho, uwiruka ku muntu umusengera nabi, uwiruka ku muntu umuroga, uwiruka ku muntu ukamubuza amahoro, ongera usubiremo kugira ngo abyumve neza. 11 ngo noneho hasubiremo, uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo. Ihangane gato, ubu hari abantu baroga, yego, bakakuroga bakunze, babona bidakunze bakavuga bati reka twimuke ku butaka. Bwa butaka nyine bubaye ikivume, ukava kuri bwa butaka ugatorongera ukagenda ukagenda ukazajya za Uganda ukajya mu bindi bihugu, ngo urimo urahunga umuntu utaragize icyo gutwara, ahubwo ari wagize ute? Mwakihanganye mukareka kuruhira ubusa, mukareka kuba ikivumwe, mukareka kuba ikivumwe, mukareka kuba ikivumwe. Imana y'amahoro ibarengere kandi bababarire. 12 akavuga ngo nuhinga ubutaka uhereye none ntuza kweza, uhereye none ntibuzakwerera, umwero wabwo uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Ihangane dusomeye 12. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera, umwero wabwo uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Yego. Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpaye kiruta icyo nakwihanganya. Yego. Abanzi bifuza ibyiza kandi bifuriza abandi bibi. Yego. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa.
nzaba igicamuke nawe yisubiriyemo yego n'inzererezi mu isi kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa karindwi. kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. komeza. nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'uburasirazuba bwa Edeni. kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Enoke, yubaka umudugudu awitirira umwana we Enoke. Enoke ni wandi wagiye mu ijuru adapfuye, umwana wa Kayini. Imana ibahe umugisha rero. Iryo jambo risome nitangirira ibice 4 umurongo waho wa mbere urisome. Imana iguhe umugisha. Imana ibahe umugisha rero. Imana ibarengere. Imana ibahagarareho. Ariko insengero zigiye gufungwa. Zigiye gufungurwa aho? Gufungwa. Musa hari insengero zigiye zo gufungwa? Ubwo ntazihari, njye ndavuga ibyo nzi. Zigiye gufungwa. Ubushize nabwiye abantu, sinzi niba barabyumvise. Hari igihe kigiye kujyana Bibiliya kuyigendana biba bitemewe. Yego. Turabyemera mwahoze? Bose byarahanuwe. Niko bimeze rero. None agendana Bibiliya bereye icyaha. Ubu Bibiliya igiye guhenda. Ku buryo bushoboka. Ku buryo nta muntu uciriritse uzayigura. Yego. Nubundi Bibiliya yarahenze kwegeze muri 20 kandi yaraguraga muri 6. Yaraguraga 4,000. Ese kuki bazigurisha ubundi? Barazigurisha. Kandi byanditseho ngo iki gitabo ntikigurishwa. None ese wageze ngo muri Imana ibivuga barya imitungo y'Imana nabo barimo. Dore iki nawe ifite ayikomereho. Bibiliya yera wowe ifite ayikomereho. Kuko igiye guhenda paze kandi uyigura nanjye uzangurire kuko igiye guhenda ku buryo bushoboka. Iyi ntabwo nayiguze, ni umuntu wayimpaye. Imana imuhe umugisha. Ahubwo abakunzi bacu babireba yenda banaku hari Bibiliya nabonye ishobora gufasha, bakunda kwita ngo ni y'abashumba. Hari umuntu Imana yarahaye umugisha akaba yakora ku butunzi bwe, akaba yabasha kugura Bibiliya nziza nyine igezweho. Byayinguriye. Yabona ukunda utuntu tugezweho. Ureba muri Bibiliya bitakugoye rwose. Imana izamuha umugisha uzayingurira wese. Niba duteze amatwi n'iyungurira Imana izaguha umugisha. Bazayigura. Bazayigura mu izina rya Yesu. Ndimo mbabwira rero ku bijyanye na Bibiliya n'insengero, abantu musenge cyane, abantu dusenge cyane kugira ngo Imana y'amahoro iturengere. Ubushize twiye dukora ikiganiro na Pascal mvuga ku buhamya bwanjye, ndaje mbwira abantu ko Imana yambwiye ko nshaka kugira ngo ishaka ko nshaka uburyo nakora cano. Mbwira abantu ko abakunzi bacu ko badufasha mu butumwa bwiza, kuko mu nsengero ho biragoye, ntabwo byoroshye. Biri mu mugambi w'Imana. Niba ushaka kudufasha uzadufashe kugira, kuko n'ibyo dukoresha birashaje. Abakunzi bacu bajya babyumva, hajya hazamo ibintu by'umuyaga bisamira. Nudufasha rero uzaba ugize neza. Nimero twari twayitanze n'iriya nanavuze, ariko